Inkuru y'agahinda mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ingabo cyangwa se abarwanyi ba Wazalendo bamaze kuba bica umwe mu bagore b'inzirakarengane, umugore w'imyaka 40 wishwe na Wazalendo. Kugeza ubu ngubu siyo makuru yonyine tugufite, kubera ko turaza no kukubwira yuko Repubulika yigenga ya Kivu yakoze ibiteye ubwoba, kubera ko amahanga yose yaje kuba yumirwa, amahanga yose yaje kuba yifata ku matama yibaza ikigomba gukurikiraho. Ni nyuma yuko guverineri Busu Bwangi wa Kivu y'Amajyepfo yakoze ibintu bitari byoroshye be na gato, ibintu bigaragaza ko M23 ifite ubuyobozi bwizewe kandi buhamye, ifite ubuyobozi bureberera abaturage kandi bushobora kubageza ku iterambere iryo ari ryo ryose. Kugeza ubu ngubu uyu guverineri yamaze kuba ashinga ikimoteri kizajya kijugunyamwo imyanda, nibura gifite hegitare 10 zose. Ni ibikorwa byatumye abantu batangira kwibaza, n'imiryango mpuzamahanga itangira kwibaza kuri AFC M23 itekereza kuri uru rwego. Sibyo byonyine nanone, kubera ko imirwano yakomeje, turaza kwerekera ku kibuga cy'imirwano, mu mirwano yagiye iba mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye. Muri Mikenke ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabye ibitero bikomeye cyane, noneho byari ibitero bivuguruye, kubera ko hifashishwa indege zikomeye cyane ziteye ubwoba za KTL-6, ariko nanone zizasigana na drone z'ubwiyahuzi cyangwa se za drone ziturika za kamikaze. Hifashishwa ibisasu biremereye cyane, ni muri bino bice byo hafi ya Mikenke nako Gakenke, mu nkengero zako ndetse no muri Minembwe. Aya makuru niyo tugiye kuza kwibanda muri aya makuru yacu. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Nyemerera makuru yacu tayari kuri aya ngaya y'agahinda gakomeye cyane. Na agahinda kakomeje kugenda gashingura imitima y'abatari bakeya, cyane cyane bakomeje kugenda babona iyi nkuru mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Miyanja. Umugore w'imyaka 40 yishwe na Wazalendo, aho bamufashe bakamwica, bakamwica urw'agashinyaguro, bamuziza ubusa, bamurenganya, kubera ko uyu mugore nibura yari afite abavandimwe ngo bashobora kuba ari bamwe mu bayobozi mu bice bigenzurwa na M23, ariko nanone akaba afite n'umugabo nawe ufite ahuriye na M23. Rero bakaba baje kuba bamwica azira urw'agashinyaguro, aho nibura bamuteye aho yari yibereye cyangwa se aho yabaga mu nzu ye ku masaha nijoro. Mu masaha rero y'ijoro nibwo Abawazalendo binjiye, baza bafite imbunda, bafite n'intwaro. Uyu mugore baramubyutsa, baramwica, bamwica urupfu ruteye agahinda, urupfu rubabaje, urupfu rwakomeje kugenda rutera agahinda nuko babaza imitima y'abantu benshi, rushengura abatari bakeya. Nanone bigarura umwuka uteye agahinda mu baturage bari mu bice bigenzurwa na M23, cyane cyane muri Masisi. Bakomeje kugenda bibaza ikiri kujya mbere, aho Wazalendo zikomeje guteza umutekano muke muri ibi bice bya Masisi n'ubude ibi bice byegeranye na parike rero irimo FDLR, nazo zikunda kuza guteza umutekano muke. Ariko nanone M23 bigaragara ko byagoranye kugira ngo uyu mutekano cyangwa se ibe yahakorera icyitwa wenda nko kuhagira safe cyangwa se kuhaturisha, kuhashyira umutuzo urambye, bitewe n'ishyamba ry'ibirunga bya rero biturukamo Wazalendo biri muri bino bice byegereye hano za Masisi. Nyemerera twinjiye mu nkuru neza, tumenye uko byari bimeze cyangwa se uko byagenze ku rupfu rw'uyu mugore cyangwa se ku rupfu rw'uyu muturage. Mu gace ka Miyanja, umugore muri mu kigero cy'imyaka 40 yishwe na Wazalendo. Wazalendo bamwishe bamusanze mu nzu ye mu ijoro ryo kuwa 22 Mata 2026. Amakuru dukesha amasoko agiye atandukanye nuko bamusanziwe rero bamuziza yuko ari bamuziza yuko umusaza we ari umuyobozi muri Miyanja, agace kagenzurwa na M23. Ikindi kandi bamushinzaga yuko umugabo we nawe ari umuyobozi muri M23, akaba ari ibyo bamujije, bakamuziza ko rero ari gukorana na M23, nawe bakamushinza ko ngo ari M23 biza gutuma rero uyu mugore w'imyaka 40 aza kuba ataharenga cyangwa se aza kuba yicwa urupfu rw'agashinyaguro nakomeje kugenda mbona rwababaje abantu batari bake.
nyemerera aya makuru yacu tuyaveho wenda tujye kuri aya ngaya wenda ayo nayo y'ibitero ariko tujye ku kibuga cy'imirwano byiriwe byifashije gute mu bice bitandukanye bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'uko byanditswe mu bitabo agahenge karatangiye kandi mu minsi iri imbere kari butangire kugenzurwa nk'uko byatangiye kugaragara. Umuyobozi wa MONUSCO aheruka i Goma, hari ibyaganiriweho, hari ibyavuzweho agahenge mu by'ukuri hamwe na JVM, abasirikare bagera kuri batatu ba M23, abatatu ba Kinshasa ndetse n'abandi ba MONUSCO mu rwego rwo kugenda mu ndege ya MONUSCO mu rwego rwo kugenzura agahenge mu bice bigiye bitandukanye. Nubwo ako gahenge kari mu bitabo, nubwo ako gahenge kanditswe ko katangiye cyangwa se kari gushyirwa mu bikorwa, ibitero byakomeje kuri uyu munsi cyangwa se imirwano igiye itandukanye. Ariko nubwo nta mirwano iri tayari cyangwa se imirwano yabaye ku buryo bwizewe neza itanga amakuru, hari ibitero byabaye ariko nanone biteye agahinda nabyo bitoroshye abe na gato, kubera ko ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se FARDC n'abafatanyabikorwa babo uyu munsi mu masaha ya mu gitondo kugera saa sita bari bakajije ibitero bikomeye cyane, aho noneho bakoresheje ibintu twakwita nk'imizimu y'urugamba, kubera ko bakoresheje kirimbuzi, bakoresha indege ya KT-6. Ni indege mbi cyane kubera ko irica ikarimbura abaturage, ikica igasenya ibikorwa remezo mu buryo bwihuse kandi bwizewe ku ntego yuba wayitumye. Ariko sibyo nanone, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa ntibujya busigana n'intwaro yabo gakondo, kubera ko drone kamikazi nazo zifashishijwe kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatandatu, zagabye ibitero mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bice bya Gakenke, mu nkengero zako ndetse no muri Minembwe hadahwema kuraswaho, kubera ko byamaze kugaragara ko papasi cyangwa se igitego cya mbere ari Minembwe ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ingabo z'abarundi FDLR ndetse na Wazalendo, mu rwego rwo kugira ngo baterwe abaturage babashyiremo igikangisho cy'uko badatekanye mu bice barimo. N'uyu munsi n'ubundi hari byabaye, nyemerera twinjire makuru neza nk'uko nahoze mbikubwira. Kuri uyu munsi wo kuwa 25 Mata 2026 ku isaha y'isa 3:15 zo mu gitondo, rero ku isaha y'isa 3:15 zo mu gitondo kugeza saa 6 z'amanywa, ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byinshi bikomeye bidasanzwe ku baturage, cyane cyane mu gace ka Gakenke, mu nkengero zako no muri Minembwe. Ibitero byaranzwe no gukoresha drone ziturika cyangwa se kamikazi, indege za gisirikare zo bwoko bwa KT-6 ndetse n'ibisasu biremereye cyangwa se artillery. Bikaba bigaragaza umugambi uteguwe wo guteza ubwoba no kwibasira abaturage b'inzirakarengane. M23 nayo yakomeje kugenda igira ikibivugaho, kubera ko nibura rimwe mu itangazo yasohoye nuko yavuze kuri ibi bitero bya Kinshasa. Nabonye umutwe wabo bagira bati itangazo ryo kuwa 25 Mata 2026 ku ntambara yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri uyu gatatu. Donc kuri uyu gatandatu tariki ya 25 Mata 2026 hagati nabo bavuze nabo hagati ya saa 3:15 zo mu gitondo ndetse na saa 6 z'amanywa, ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byinshi bikomeye bidasanzwe ku baturage batuye cyane cyane mu bice bya Gakenke, mu nkengero zako no muri Minembwe. Ibitero byaranzwe no gukoresha drone ziturika cyangwa se kamikazi, indege za gisirikare zo bwoko bwa KT-6 ndetse n'ibisasu biremereye cyangwa se artillery. Bikaba bigaragaza umugambi uteguye guteza ubwoba no kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Kuva hasinywa itangazo rusange rihuriweho kuwa 17 Mata 2026 i Monterex hagati y'ubutegetsi rero bwa Kinshasa n'umutwe wa AFC/M23, uko ibintu byifashe ku rugamba ubu byarushijeho kuba bibi cyane kandi biteye impungenge. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kongera ibitero bya gisirikare budaha agaciro imbaraga z'umuryango mpuzamahanga zishaka igisubizo cya politike ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iri ngiri rero akaba ari itangazo rya M23 cyangwa se itangazo nabonye ryashyizwe hanze
n'umuvugizi wa M23 AFC Lawrence Kanyuka udahwema kugira ibyo atangaza cyangwa se afatanyije na M23 udahwema kugira ukuri ashyira hanze ku bitero byagabwe cyangwa se byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko nanone na coalition yabo nabo bafatanye mu bice bigiye bitandukanye mu kugaba ibitero cyangwa se kurwana hagati yabo na M23. Nyemerera amakuru tuyasoreze kuri iki ngiki. Ni urwego rukomeye cyane, ni ibintu bidasanzwe M23 yakoze nyuma igihe kinini cyane, nyuma igihe kitangana ndetse kitanabarika ubutegetsi bwa Kinshasa bugenzura umujyi wa Goma. Kera kabaye nyuma yuko M23 yawigaruriye, nyuma y'umwaka umwe gusa bamaze gukora ibisa n'ibitangaza. Kugeza ubu nyuma y'umwanda wabarirwaga mu mujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, abantu batabivugaho rumwe, ndetse kandi haramaze kuba umuco nkaho umwanda ari umuco waho. Kugeza ubu ngubu Igoma isuku yaho yamaze kugerwaho 100%. Kugeza ubu muri Goma hamaze gushyirwa ikimoteri nibura gifite hegitari 10 cyagenewe gucunga imyanda cyangwa se gushyirwamo imyanda. Ni igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na guverineri w'ibi bice, rero bamwita guverineri Patrick Busubwanki, rero washyize umukono cyangwa se washyize itafari kuri iki kimoteri cyamaze kuba gishyirwa ahangaha ndetse bigatangira gushyirwa mu bikorwa ko cyashyirwamo imyanda. Ni ikimoteri cyaje gikurikira ikimoteri cyari cyarashyize cyitwaga Erakati ariko kitatangaga umusaruro ukwiye mu rwego rwo gutanga ituze, isuku ndetse no gusukura umujyi muri rusange. Nyemerera twinjire muri aya makuru neza. Ahantu ho kujugunywamo imyanda ha hegitari 10 hagenewe gucunga imyanda mu buryo bugezweho byatangijwe na guverineri Busubwanki. Hahise hafungwa burundu ahahoze hitwa Erakati. AFC M23 iri mu bikorwa kandi izahora mu bikorwa byo kurushaho gusukura umujyi kugira ngo use neza cyane. Ni inkuru dusorejeho irata ibigwi cyangwa se igaruka ku mateka yakozwe na M23, ariko nanone n'ubuyobozi bwashyizweho n'iri huriro bukomeje gushyira mu bikorwa ibyo abaturage bifuza. Nyemerera nsoreje amakuru yanjye ahangaha. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like. Igitekerezo cyawe ukinyuza muri comment. Igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora kureba muri description, harimo nimero zacu za WhatsApp ukatwandikira. Reka nkubwire ngo ciao ciao.